ibaze mfuye, ibaze mfuye, ibaze mfuye, ndamutse mfuye, ibaze mfuye, ibaze mfuye, ibaze mfuye. utabazi nabaye nuko umucomeka ku mashanyarazi kubizi ko nge nta muntu akingiza utabizi ntawe nakingiza ariko nawe urabizi umunsi nagufashe ariko ushyira umutima hamwe nta kibazo rega ngewe ushyira umutima hamwe kandi ikintu cyanjemo kiba ari cyo ariko hari igihe no kwibeshya biba ariko umunsi ndabafashe mbafashe n'ubu ucomeka ku muriro w'amashanyarazi nkashiriza ariko nawe ntukajya ukabye ariko ubu naho bakubwiye ibigambo uragenda urumva ibaga njye mu kazi ibaga ngende njye mu kazi akazi keza ibaze mfuye, ibaze mfuye. Alo? Shabanguka yagiye. Shabanguka ubu ngubu uri kumva aragutera ubwoba bw'ikimva yagiye nawe ari ubu turi kwizana ntacyo. Shabanguka ahubwo ngirira vuba. Ntugire impungenge banguka. Umva se cyagiye se nta kibazo ndaje uyu munsi mbese ni njye nawe gusa mpaka bwije urumva mpaka bwije urabyumva neza nari gukumbuye biriseriye umva reka mubwire ntabwo bizisha nawe wateguye umfasha ariko si umeze utubundi ariko ndumva tugire vuba tugende no mu gihugu tw'umwanya umva ariko wowe ntabwo uzi ko cya kintu gishobora kudusanga gira vuba wane gira vuba ariko nawe ngaho tugende nyine tugende Jesus is Lord. wankoreye umuti ari kumubona ari umuntu wowe urahazi ihute mana we ariko tutagusanga kuba ufite ubwoba niho rero umunsi ndi kumva ntameze neza wagiye ureka ahubwo sinzi ihanganishe ihangane ugire neza utagiye twatungwa n'iki hari akantu nungutse kugira bataduhana kandi ababizi bisi ibyo baguca 500. ubu sinabishobora sheri wagiye iyo wagenda ugahagarara ihangane ugiyeyo ntabwo ndabishobora iyo wagenda ugahagarara gusa bakabona ko uhari ariko nahari ariko wagiye ureka ariko ni telefone yine ubu na telefone urayanyatse yego nibyo akiragenda ajya mu kazi iyi ndi buyihamagaze mbabwire ko nakohereje mu buryo bwo ariko rero buriya nyaruka udakererwa nyaruka ariko mana nyaruka we uyu munsi barica umurezi na gahunda twari twahanye ntacyo bimbwiye kare barakubita se ubona ngiye baraba bankuye apukana nigire ku kazi bagenze kenshi kubusa ariko ntamufashe ucomeka ku muriro w'amashanyarazi ndamumena umutwe ntamufashe uyu munsi bagenze kenshi kubusa ntabwo ncika siko saa 2 zigeze umva ubu cyagiye kare none reka nsubire gukora umutitu umunsi nukuza nisanga noneho baba we kanze noneho uyu munsi uyu munsi ko mbona umva